abasore ushaka kurana nubwo baba badafite inkwano ukabaha abakobwa, reka tubakomera amashyi. Impamo y'Imana barasa neza. Ariko ikiruta ibindi bibera mu nzu y'Imana, harimo intambara ikomeye, abahirwa ni bande. Ubutumwa bwatoranyije volume ya mbere, agatera umutomo ugafata ninde? Turamubwirwa n'iki? Reka turebe uwizi ingingo y'umurinzi wo mu ruturuturu, ariko ntago tumubaza ngo iboneka he, kuko umusore aba yigwanditse, nta mpamvu yo kumumurisha kwa sebukwe. Reka sabe rwatangabo y'ikirenge inkomborwa waririmbane ndekwe, akaho umusore w'umusiri muri fiti, umusore utajya muri gym ngo abyinje matuza akoresha mudasobwa, ubwenge bwuzuye umutwe. Ubwenge afite buzamubesha mu mujyi wa Kigali n'intara zose zigize igihugu cy'u Rwanda. Natambuke intambwe ebyiri abasumbye bose. Oh haleluya. Waya ko mutayakoma ni umusore mwiza n'impamo y'Imana. Mubyeyi mwiza rero, unyemerere nta bindi mvuga. Namaze kuberekwa umusore w'igihame, ahubwo ntago uramutswa n'abakwe kirazira. Anyemerere ugeje maze none turamukiriza umwana. Urakoze. Tabokure na sobo ko none urajya hehe tabo. Urakomeye. Ngovuye ngo usuhuze ngo yeshe umugisha wa kibyeyi. Rondeza namahoro. Komera. Komera manwe. Umukwe namubonye. Amubonye. Ariko afite ikibazo. Afite urubavu. Bari urabira mwishe. Ariko nufata neza ndagikemura. Mva ari ukuri gufata neza ko nabaza kugufata neza. Menya abasore bose bageze muri iki kigero barwara indwara. Barayirwara byo. Ariko umuti turawufite. Amina. Imana igumugisha paso. Imana ikugire neza. Turakwishimiye. Banyamuryango mwakira umuntu. Ngwino guhesha icyubahiro umuryango. Mwakira umukwe. Nari inyuma mwakira umukwe nyaboneka, mwakira umukwe. Ngo uyu mukwe twakiriye. Turakwishimiye. Nawe so kwigwande kwagira ngo avuye pari mu Bufaransa. Basuhuze rwose. Harimo no guteta. Nikugeze kwa sebukwe bigenda. Ariko tumushimire ko atayapfa kubahangara mu ruhanga. Gake. Umwana yaratojwe. Kuko umuhanga. Yaratojwe. Uzi ko nawe genda gufasha abantu kugira ngo impuzamo banyize mwifashisha kugira ngo umutungo udahomba. Rwose pe. Yimvunwa y'umukwe wakoye. Umukwe wakoye rwose. Umukwe wakoye uko wazaza ajya kwamugenza. Cyane. Amugenza. Ubwo rero jyana muri umuna wawe mu ntebe zawe. Baramu wawe. Mujyane rwose ntanze uburenganzira. Genda umuhinde mukwiriye. Kubwo urukundo ngukunda. Ubu nta wundi muntu wagukora mu mutwe uretse muzi. Rero umukwe ni impamo y'Imana. Hari umukure ukabona ko aramuzamuye mu ntera akamugira umudepite. Aha ndagira ngo unyemere rero. Aba basore bose ureba, reka sabe Paul wapanze no mipangu adapapiriye iposho ipura bikaboneka. Atera intambwe ebyiri nawe mu mukomera amashyi mu bagabo batwanyijwe mu majaruguru yose. Tumukomera amashyi. Uyu ni umugabo umutwaza ibihuru birimo impumuro. Harimo imitomo igera muri 7 yateguriwe bazajya. Nubwo nareba igice kimwe. Zamuka abonye umuntu. Kubera Imana ndagira ngo ugera hejuru wo gukomera amashyi. Nimwongera umukomera amashyi no umukwe mwiza rwa migwandike. Hariya. Nabariya rwose. Wongera ati namwe. No bwa mbere ibyo bikubaye kuva wavuka. Ariko ugaba abantu 700 bareteraniye hanga. Utibasha ariko muri mubiki. Aha noneho ugiye kubwira ati ni munkomera amashyi kuko uyu munsi nanjye nagabanye maze unyemerere uko abandi bamanutse ntago ari ugiye kumanuka. Ugiye kumanuka muri Orante burya ni nako biryo pole nta mpamvu yo guhatiriza. Yes. Reka twongere twakira umukwe. Mubyeyi mwiza rero ndagira ngo unyemerere umukwe yageze mu ntebe z'imvunwa. Ahasigaye ni mukomeze mwinywera ubuki cyahangaha. Hari rasheri yaba ari mu iki gitaramo. Mwadukundira mukamumara cyo gishika afite. Yesu agira neza. Yesu agira ubuntu. Ibyo ubona ko bidashoboka wiyumvisha yuko byananiranye, ibyo byose kuri we ni ngufi.
Yesu agira neza, Yesu agira ubuntu. Ibyo ubona ko bidashoboka wiyumvisha yuko byananiranye, ibyo byose kuri we ni nk'ubufindo. Ibuke wa mugore wari umaze imyaka mike, yarafite uburwayi bwananiye abavuzi, yari yatanze ibyo byose nta na kimwe asigaranye, akoze ku mwitero wa Yesu arakira. Yesu agira neza, Yesu agira ubuntu. Ibyo ubona ko bidashoboka wiyumvisha yuko byananiranye, ibyo byose kuri we ni nk'ubufindo. Yesu agira neza, Yesu agira ubuntu. Ibyo ubona ko bidashoboka wiyumvisha yuko byananiranye, ibyo byose kuri we ni nk'ubufindo. Ibuke Mariya amusanganiza Mariya ati databuja, iyo uza kuba uri hano musaza wanjye Lazaro ntabwo aba yarapfuye. Maze Yesu amuzurira Lazaro. Agira neza Yesu we, Yesu agira neza, Yesu agira ubuntu. Ibyo ubona ko bidashoboka wiyumvisha yuko byananiranye, ibyo byose kuri we ni nk'ubufindo. Agira neza Yesu, Yesu agira neza, Yesu agira ubuntu. Ibyo ubona ko bidashoboka wiyumvisha yuko byananiranye, ibyo byose kuri we ni nk'ubufindo. Ibuke Baritimayo mwene Timayo, igihe yamutakiraga abigishwa batihura, yakomeje gutaka. Yesu yumva gutaka kwe, akoze ku maso ye maze arabona. Agira neza Yesu we, Yesu agira neza, Yesu agira ubuntu. Ibyo ubona ko bidashoboka wiyumvisha yuko byananiranye, ibyo byose kuri we ni nk'ubufindo. Agira neza Yesu, Yesu agira neza, Yesu agira ubuntu. Ibyo ubona ko bidashoboka wiyumvisha yuko byananiranye, ibyo byose kuri we ni nk'ubufindo. Ibyo ubona ko bidashoboka wiyumvisha yuko byananiranye, ibyo byose kuri we ni nk'ubufindo. Ibyo ubona ko bidashoboka wiyumvisha yuko byananiranye, ibyo byose kuri we ni nk'ubufindo.